gice cyatambutse mu nkuru igikomere twasize Ethan yari kubaza umugore we Ella icyo yumva ashaka kurya. Munyemerere n'ubundi inkuru yacu tuyere kuri abangaba bombi babiri. Ella agira cyakazenga amarira mu maso akavuga ati Ethan urakomeje, ndagira cyakamuhanagura akavuga ati ntukarire, irambangamira iyo nkubona urira. Ndakwinginze ntugatume aya maso yawe meza azengamo amarira, kuko ubwabyo birambabaza, ubwabyo birandya. Ndagira atya agahobera umugabo we akamubwira ati Ethan nari nkumbuye umugabo wanjye umeze gutya, hari hashize igihe kinini, nari mfite ubwoba ko ntazigera nongera kumugira, nari nzi ko yansize yanaye, nari mfite ubwoba ko nabuze buri kimwe. Ndibuka warambwiye ngo Ethan wa kera namubuze umunsi natekerezaga kumubeshya, uwo munsi natangiye kugira ubwoba, nkarya nkumva ntabwo bigera ku nzoka, nkaryama nkabura ibitotsi, n'amajoro menshi nagiye ndarankanuye, ntangira kugenda nanuka nshiramo, ibitekerezo bikambana byinshi, nagiye nkora ama accident ya hato na hato kubera gufurayinga kw'ibitekerezo. Ni gake cyane wasangaga nicaye usanga ndi gutekereza ibintu bizima. Ibintu byose nabonaga byaransize, ariko niyo napfa nonaha nabura napfa nishimye, nabura nagenda nezerewe. Ethan ku mutima ati yaba wowe uzi kuko kuri kugenda upfa, yaba wowe uzi kuri kugenda unsiga, ese basi ntabwo wagenda? Njye nawe tumaranye ikindi gihe nabura kingana n'indi myaka irenga 100. Kimbabaje nuko uri kugenda unsiga, ariko abivuga mu mutima abimubwire, atobora akabwira umugore we avuga ati Ella ahantu ugomba kujya, nawe turacyafite urugendo rurerure, turacyafite byinshi byo kubaka, ahubwo ukeneye gukira vuba. Ntabwo ukeneye kuzataha ubukwe bwa Ayla, shakira uzataha ubukwe bwa Kiara. Kiara aragukeneye mu bukwe bwe, akeneye ko uri iruhande rwe kandi imiteguro y'ubukwe igeze kure. Ati kandi koko disi we, ariko ntacyo niyo naba ndemye gute, ubukwe bwa Ayla ngomba kubutaha. Sinjyewe Marene. Ethan ati ukaba rero wipanze akazi, urushaho se kuzaba Marene? Ati hagati yanjye na Sky imwe agomba kuba Marene, icyo ni ikintu rwose, ahubwo ndibaza Ayla azahitamo. Ethan ati iryo ni ihurizo,
gutekereza kano kanya mumuhitishijemo ntabwo yabona uwahitamo ahubwo mwebwe muzamworohereza ati buriya ukuntu bizagenda se mwazaba marene muri doti n'undi abe marene muri reception yemewe nyine twese tuzaba ba marene ati ndumva maze no kubipanga wabyujuje ikintu nshaka kukubwira Ella ati ni iki mugabo mwiza Ella ati ni iki umugabo mwiza ata nariyumvira kubwira umugore we kavuga ati Ella nagize ukwikunda cyane narakubabaje kubwiye amagambo mabi naraguharasinze naguteye kurira naguteye kwicuza naguteye kumva ntacyo uri cyo ariko mbabarire mbabarire kubw'amakosa yose nagiye nkora wari nagiye nkubabaza hose si ngombwa ko ngenda nsubiramo amakosa yose nagiye ngukorera ariko basi mve ko ngusabye imbabazi nawe turakundana uri umugore wanjye ndi umugabo wawe rero byose ndakubwiraga byo gupretendinga ntabwo tuzigera twongera gupretendinga waba ubyara waba utabyara ngomba kukuba hafi kandi nzagukunda sibyo Ati Ethan si ibintu uri kumbwira urakomeje nubwo byose uri kubiterwa nuko ndwara ati wowe kukwitaho kuko nkeneye kukwitaho kandi ndikumva ndi kugukunda mba nkeneye kuba ndi hafi yawe urukundo rwanjye nawe rugakomera tuve aho ngaho twigire kuri Gavi ari kumwe na Kiara yitegerezaga avuga amuga atari kuzi ko ntakuzi kandi ukaba uri kumbwira ngo ukeneye ko tuganira ukeneye akazi muri kampani yanjye njye nawe turaziranye nkaba ntabyibuka bimeze bite Gava turaza kumenya nkeneye kuganira nawe ati ngaho mbwira nta kibazo utezeyo Gava ati Ayla turananze se ati yego ndakuzi twa Ayla Kiara fiancé wali Munirani ati oh ndumva nzi cyane ahubwo nase tugufashe iki nshuti yanjye ati njye nta bufasha bwawe nyine ahubwo ndagira ngo tuganire umukobwa ku mukobwa ese wigeze ukundaho yararaseka batumbajije ikibazo cy'ubugoryi pe wigeze nkundaho ese ngeze kuri level yo kwitwa fiancé w'umuntu ntarakunze na mbere yiwe rega narakunze tubivuze neza kuko na mbere yiwe ko wakunze ese uri umukobwa uri igishubaziko y'igiki
uri umugore nta kintu kigaragaza ko uri umukobwa n'ubundi mu by'ukuri nkeneye kumenya uri igiki undusha iki ku buryo nyine untwara umugabo ku buryo neza neza yirengagiza imyaka 7 twakundanye agahitamo ariko dani uko wenda ufite kampani se Irana afite buri kimwe sintekereza ko yaba yaragukurikiye ibyo utunze ni ibiki uranaroga ngo ufite amakuru menshi cyane ibaze niba wowe umuntu wese mukunda aragusarira akaba yatakura ikintu ibaze ko n'umugabo washatse umugore wabanaga ari umugore wo mu nzu kuko ikoramo ibyo byaramunaniye kumenya uri n'akarazo wa mukobwa ati ibintu uri kuvuga ntabyo nzi turaza kubimenya nahoze nibaza niba Nirana agiye gushaka umukobwa nangwa agiye gushaka umugore w'igishura ziko atari uri kurengera uri kunyubaho igishura ziko se ni wishoye ndetse none se urahakanye ko utigeze ubaho umugore w'umugabo ati njyewe Ayla umugore w'umugabo maybe wibeshye umuntu uri gushaka ntabwo ari we njyewe ko isi nigeze kuba umugore w'umugabo ndaraseka nubwo ati Ayla bikwerekeze agira cyo gatangira kumwereka amwe mu mafoto yiwe ya kera agikundana na Joram akamwereka amafoto yiwe ari ahantu hatandukanye akamwereka amafoto yiwe ari kumwe na Joram yuko ubuzima buhindutse gatoya mbere yuko Joram abana n'umugore we Sky akamwereka ibintu byinshi akamwereka n'andi yavuba ari kumwe na Joram akamwereka amafoto menshi hari ayo amwereka atari kuri n'umusazi reka mbe ndetse kuvuga ko yakeye ayo mafoto mbona iyi foto mbona ya Joram ni yavuba kandi ahantu nari ndi kumwe na Joram ndi kumwe n'umugore we Sky ahubwo umuntu wadufotoye ako nshaka kuba mfite abantu basigaye bangendaho nabizi umuntu wadufotoye kuki yarenze agafoto njyewe na Joram ntadufotore twese uwa batatu ko twari turi kumwe aha twari twagiye ko biragaragara nyine ko amafoto aragaragaza ko ndi kumwe na Joram mu mazi umugore we yari ari iruhande rwacu gatoya iki muri aya mafoto umugore we atagaragara iki ari njye na Joram turi kugaragara kubera ko Joram yari ari kunyigisha koga nase ubundi ibi byose ni iby'iki Gavi yitegereza gutya akitegereza kera avuga ati Ayla uracyari umutesi pe uri umutesi ese fiancé wawe arabizi ko wabayeho umugorera arabizi ko wabyayeho se ati mu izina rya Yesu ngiye mbyara nigeze mbyara sinzi uko igise kimera kandi iyo nzi ko narabyaye nakabaye ndi proud y'umwana wanjye ako se ubundi ushaka kugera kuki ni igiki ushaka kunyibutsa ushaka kunyibutsa yuko hari ibihe bibi nanyuzemo ushaka kunyibutsa ko hari igihe cyageze nkumva nanze isi n'abantu nkumva ndihebye nkumva nakiyambura ubuzima
numva nsigaye ndi Nyakame. Gavi ushaka kugera kuki? Tuzakimenya nakigezeho. Reka nigendere. Nanje kureba no kuganira nawe ariko nsanze mu mutwe wawe nta kintu kirimo. Kuba uri umuntu mukuru nabura watekereza ko urasigaje igihe gitoya ngo ujye mu murenge. Ndatekereza urabura iminsi ine yonyine. Kandi muri iyo minsi ine uzajya mu murenge nk'uyu munsi, hacemo umunsi undi munsi ukora ubu. Witonde rero, ube maso. Ndahera akahaguruka akigendera. Gavi arahaguruka kugenda kwiwe, agenda aseka avuga ati ubu bukwe ntibutaha, nzamenya ko nta bwenge ngira. Natekereza ko ndi ikigori. Ntabwo yafata imyaka 7 twakundanye ngo narangiza yihindura impfabusa. Tuve ahangaha tugire kuri Gavi. Nsibe yagiye ikishuma, hasigaye umunsi umwe wonyine bajye gusezerana mu murenge. Gavi aba yicaye mu rugo n'ubundi, ako Nilana aba yicaye mu rugo, Gavi akaza yinjira. Akinjira Nilana aramubwira ko noneho Gavi uje kwenda iki? Ati ngo ukoze iki? Je kukubwira ati rwose congratulations kuko umunsi w'ejo uzajya gusezerana imbere y'amategeko. Uzakora sipo wedding se? Ati none se mu by'ukuri nibyo biri kukugenza? Ntabwo ufite ikindi kintu kikuzanye. Nizere kutagiye kongera kugarura ya marira yawe nk'ayo ubwashize, kuko urabizi birambangamira pe. Ndaramureba akamubwira ati ariko se undi umugore ugiye gushaka uramuzi? Uramuzira? Agira atya akamushyira envelope imbere. Akamubwira ati ubwo rero nawe ufite umugore ntugaseka. Uriya se n'umugore kari igishubazi? Uriya n'umugore se kari maraya? Niba ari uriya ugiye gushaka ari wowe wenyine wansimbuye ntabwo byambabaza. Nari nzi ko nabura basi wabonye umukobwa urenze, umukobwa w'igitangaza, umukobwa nyine tu. Ntabwo nari nzi ko ari umunyamabi kuri iriya rero. Gafaraseka nanze akavuga ati Nilana shana n'ubukwe bwawe nzabutaha nishimye, kuko noneho si ugiye kurongora igihomora gusa, ahubwo urongoye umugore w'isi yose, umugore udatinya n'abagabo bubatse. Yego ko cyaze congratulations. Ava ahera ko yigendera. Ndafata envelope, kureba muri ya envelope birimo amafoto. Atangira kureba amafoto.
amafoto ya Ayla na Joram ya kera, akabona n'aya vuba yari kumwigisha koga, ubona amufasheho, ese ubona ari amafoto ateye urujijo. Hakaba hari n'andi menshi cyane agenda agaragaza Ayla Kiala ahantu hatandukanye. Nirani biramucanga bikamushobera. Ayla ko ahaguruka mu burakari bwinshi n'umujinya, akajya kureba Ayla, agera kwa Ayla agahera akamushyira amafoto imbere, akambwira ati Ayla, ibi ni ibiki ndi kubona? Ayla ati ntibikize, si amafoto, aya ni amafoto kandi buri muntu wese agira ahahise, ntabwo uri kubibona ko nyine ayo n'amafoto ya kera. Ati reka nemere ko ari aya kera. Hanyuma aya ngaya Ayla ati Nirani, ntabwo nzi kuburana, sinzi gutongana, sinzi no kwisobanura, ibyo uri kubona nyine ubwo nuko bimeze. Nirani ati ibyo ndi kubona niko bimeze, bivuze ko aya mafoto n'ibyo ndi kubona ari ukuri. Ati mana yanjye Nirani, wambabariye, ese ubu nguhereza ubuhe busobanuro? Ndakubwira se ngo ntabwo ari njyewe kandi bigaragara ko ari njye? Ndahakana se ko iyi foto atari iya Joram kandi ari nyine Joram agaragara? Ahubwo mbwira, uje hano hari ibintu uzi nangwa se ari byo ushaka kumenya iki? Mbwira icyo ukeneye ko nkubwira. Ndati nyine nsobanurira, uyu Joram ni ex boyfriend, ni ex husband, ni igiki? Ndati ni byose. Turi kunshaka. Ayla ati ahubwo niwe uri kunshaka, njyewe ntabwo nzi kwisobanura. Aya mafoto uri kubona simpakana ko ari ayanjye, ariko ibi ntahahise hanjye. Aya yandi ya vuba simpakana ko ari ayanjye, ariko nagusobanurira nubwo nazi ngo ndagusobanurira. Nirani, sintekereza ko wakabaye uhereza agaciro amafoto. Uranzi igihe tumaze dukunda nanjye nawe urakizi, ibi ntabwo ari byo wakabaye uri kumbaza. Ntabwo nigeze nkubwira ahahise hanjye. Joram twarakunda, yewe ni na long story pe, twarakundanye, yewe tunahura bwa mbere niwe wari watumye mera kuriya, ko nyine ntabwo nabyiyumvishaga uburyo nyine twatandukanye agashaka undi mugore. Nari nkimukunda kandi nawe yari akinkunda, ariko aho ntahahise hanjye nawe. Nyine twaranabaye igihe kinini kuko nabaga iwabo narahakora, ariko nyine ibyo buri muntu agira inkuru ziwe zahahise. Sinzi impamvu rero ibi ngibi byaguteye kurakara kuza uri kunyereka amafoto. Ati none se niba mwarakundanye ibyanyu bikaba ari ahahise, aya mafoto muri kumwe muri pisine n'aya ngaya yose uri kureba
bisobanuye iki? Avuze iki? Ayira ati Nilan, uriya mugabo umugore we ni inshuti yanjye. Kandi nawe ni inshuti yanjye. Njye nawe ibyari hagati yanjye nawe byararangiye. Twaribagiwe. Nilan ni mu burakari bwinshi ati mwaribagiwe. Mwaribagiwe wayo mafoto aragaragaza ko mwibagiwe. Ati Katonda wanjye. Nilan, banza ugende nushira umujinya n'uburakari uzi ko mpamagara ibintu tubiganire, nangwa se njye ndaza kuza kureba iwawe mu rugo kuko ndabona ntabwo nagusobanurira urakaye gutya, kandi njye ntabwo nzi gusobanura, simfite aho mera ngusobanurira. Ninza kukureba basi umujinya n'uburakari byashize. Ahari wenda uraza kubunyumva tuzi n'ibindi. Nagukunze ntitaye uriwe n'icyo uri cyo, ariko sinari nzi ko umeze gutya. Niba ugifite kururukuru na ex wawe, noneho mukaba mufitanye amafoto ameze gutya, ubwo hatari mu ruhame mukore binganiye. Ayira ati mu izina rya Yesu, Nilan uri kurengera, nta kintu kiri hagati yanjye na Joram. Joram ni ex kandi ibyo twarabirenze. Tuzi n'ibindi. Ibintu byose twapangaga tubihagarike, ntaramenya ikiri hagati yawe na Joram. Ntabwo ibi bintu byashoboka. Njyewe ngusangire n'undi mugabo, bibaho se? Ntabwo byakunda. Aya mafoto aragaragaza ko ugikunda Joram. Mujya mwibeta mugasohoka mukajya koga mukajya ahantu hatandukanye, undi atari ko kamubwira. Utekereza ko aya mafoto yose bagiye bafata mu bitandukanye nubwo ntazi ngo ninde wayafashe. Nabaga ndi kumwe na Joram gusa, nabaga ndi kumwe na Joram n'umugore we Sky. Ndati none niba yarabaga hari ari he katagaragara mu mafoto, kuki ari mwebwe mugaragara? Urabona ndinjije. Urabona nta bwenge mfite, urabona nari gutekereza. Wingira ikigoryi. Ayira, ndagukunda pe n'umutima wanjye wose, ariko wishaka kungira injiji ko umugore we Sky yabaga ahari, kuki atagaragara mu mafoto? Ngaho ndebera nk'iyi foto neza, ariko byarangiye uno musore uri kuyireba iyo foto. Reba hano ukuntu mwarebanaga, reba hano ukuntu mwasekaga. Barangiza ngo nta kintu kiri hagati yawe na ex wawe, barangiza ngo umugore we ni inshuti yawe, nangwa wabaye inshuti yiwe kugira ngo ubone uko ujya wegereza umugabo we. Nk'aba ex bakundanye mujye mubona ukuntu mwibeta, mubona ukuntu muzajya musubira mu bihe byanyu bya kera. Njya numva ngo hari igihe umuntu ajijisha agashaka umugabo nangwa se umugore, ariko natandukanye na ex we bakajya bahura nyine kwaje bakagira uko bigenza. Nibyo uri gutrayinga gukora, wangize ikigoryi, wangize imwe. Ayira, naragukunze n'umutima wanjye wose, waba uri kimwe. Isi yose izi ko uri umugore wanjye, iwacu barakuzi, iwanyu baranzi. Ejo dufite umurenge, niba wanyitura. Narakurebaga nkabona uratuje, narakurebaga nkabona uri umukobwa witonda. Kumbe inyuma y'iyo sura yawe nziza n'ubwitonzi umuntu akubonana
hariyo undi muntu atatekereza, hariyo ikindi kintu. Ayira uri kibi. Narakurebaga nkavuga ngo nabura mbonye umugore muzima, umugore uca bugufi, ariko inyuma y'ibyo byose hariyo indyarya, hariyo umubeshyi, umunyabinyoma. Inkuru yacu reka tuyisubikire ahangaha. Ese ni iki Kiara ari buze gukora kugira ngo Nira ntiyizere ibyo ari kumubwira? Ese ahubwo ubukwe bwabo buzataha ngo ntibuzataha? Muri yitwa Igikomere, njyewe nitwa Atete, inkuru ni njye yandika kandi nanjye uyibagezaho.